Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Ndabasuhuje bene data bakundwa, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Dushimye Imana cyane kitubeshejeho ikaba iduhaye iyi mpano y'ubuzima. Mumfashe tuyishime, tuyihe icyubahiro kiyikwiriye. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Muri kino cyumweru dufite gahunda yo kuganira ku ijambo rivuga ngo ntimwiganyire. Hanyuma ngewe ndashaka kuvugana namwe ijambo rivuga ngo gusenga gukiza amaganya, cyangwa gusenga niwo muti w'amaganya. Imana nibaha umugisha. Kadusoma amagambo y'Imana yanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo bice 6 umurongo wa 25. Anditswe ngo nicyo gitumye mbabwira ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki. Nimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. Reka dusome no mu rwandiko rwa mbere rwa Petero bice 5 umurongo wa 7. Handitswe ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Imana ishimwe. Mu buzima tujya tugira ibyo twifuza, tugira ibyifuzo byinshi binyuranye. Hariho umugabo witwa Aburahamu Maslow wanditse ibyifuzo umuntu agira, abishyira mu bice 5. Ibyifuzo bya mbere abigira nyine ibyifuzo byibanza umuntu akenera cyane, ibintu umuntu akenera cyane birimo ibyo kurya, ibyo kwambara, byo kunywa, aho kuba. Hanyuma ibya kabiri abyita ngo ni ibyifuzo by'umutekano. Iyo umuntu amaze kurya, amaze kugubwa neza, yumva yabona umutekano. Murabona iyo umuntu adafite aho kuba, ntaba hafite nyine no mu nzira araharyama, mubasanga baryamye ku mabaraza, baba bahari mujya mubabona. Burya ko atahafite se, ko adafite aho kuba se yabigenza gute? Ntacyo umutekano we umubwiye, ntacyo yakora, mbese ntacyo afite cyo kubikoraho. Ariko wabonye ibyo kurya, kabona ibyo kunywa, kabona ibyo kwambara, akabona aho kuryama, none ahita yumva akeneye umutekano. Iyo amaze kubona umutekano rero, ibyifuzo bye bya gatatu bibibiye, noneho yifuza kubana n'abandi. Wamara kubona ubanye n'abandi, wariye, ufite aho uba, uratekanye, uri kumwe n'abandi, noneho ugakenera ko bakubaha, ukumva nawe bakubaha, ukumva nawe wagusuzugura. Cyo ni icyiciro cya 4. Icya 5 rero kiri hejuru, wariye, waryamye, umeze neza, ufite umutekano, ubana n'abandi, noneho barakubaha. Nibyo byifuzo biri hejuru, biri au top, hejuru ya byose. Noneho umuntu yumva yakora imishinga, kumva hari ibyo wageraho. Ni gutyo umuntu ameze. Ariko iyo kimwe kitari cyuzura, utari wagera kuri kimwe, ntiwakwifuza igikurikiyeho. Bigenda bikurikirana. Yesu rero abwira abigishwa be, arababwira ngo ibi byifuzo biri elementaire, byibanze, nibyo by'ingenzi mu buzima, ibyo kurya n'ibyo kwambara. Arababwira ngo ntimukiganyire na rimwe. Arababwira ngo mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. Yarashatse kubabwira ngo mbese ko mufite ubugingo nkaba mburinze, mbese ko mufite umubiri wanyu, niba ukibasha guhumeka, kuki utakwizera ko uguhaye guhumeka yazaguha n'ibyo kurya? Yesu yongera kubaganiriza, arababwira, iyo ukomeje icyo gice ubonamwe amagambo menshi,
arababwira ngo iyo mwiganyiye mwunguka iki? Niba ntacyo mwunguka rero ntimwirirwe mwiganyira. Hanyuma abaha ingero ebyiri. Yashatse kubaha urugero rwa mbere ashaka kubasobanurira ibyo kurya. Arababwira ngo nimurebe inyoni zo mu gasozi uko zimeze, ntizihinga ntizihunika, ariko wari wabona inyoni yapfuye? Wari wabona inyoni yishwe n'inzara? So wo mu ijuru ntabwo ajya zigaburira? None niba agaburira inyoni zo mu gasozi, wowe umuntu waremwe mu ishusho yayo, noneho wowe niba unanizera Yesu ukaba uri umwana wo mu rugo, uhereye kera umubyeyi ahangayikira umwana akamumenyera uko abaho. Niba Imana yarabaye so, niba wizera Yesu, Imana ikaba ari so, kuki uhangayika? Kuki wiganyira? Kwiganyira ntacyo bihindura, ntacyo bikungura. Ariko gusenga niko konyine gukiza amaganya. Arongera abaha urugero rwa kabiri ashaka kubabwira ibijyanye n'imyambaro. Arababwira ngo nimwitegereze ubwatsi bwo mu gasozi, nimurebe uburabyo, rurarabya none, uburabyo burarabya uyu munsi, ejo bugahunguka. Ubwatsi buriho none, ejo barabutema bugatwikwa mu muriro. Arababwira ngo ariko mu gihe butari bwatemwa, mwitegereze uburyo buba burimbye, murebe uburabyo uburyo busa neza. Ababwira iby'umwami Salomo. Iyo ukomeje ugasoma inkuru muri icyo gitabo, muri icyo gice cya 6, ababwira umwami Salomo ni umwami wabayeho ari umuhanga, ari umunyabwenge, ari umukire, kandi ngo azi kurimba kurusha abami bose bamubanjirije n'abamukurikiye bose. Yesu abwira abigishwa be ngo nubwo yarushije abami bamubanjirije n'abamukurikiye akabaruta mu kurimba, ariko ubwatsi bwo mu gasozi butaboha imyenda Imana iraburimbisha. Imana ishimwe. Arababwira ngo none Imana niba igaburira inyoni zidahinga, ikambika ubwatsi bwo mu gasozi butaboha imyenda, ntabwo Imana izarushaho kubagirira neza namwe? Niki kibatera kwiganyira? Imana nidufashe tureke kwiganyira, ahubwo tumenye ko gusenga ari wo muti w'amaganya. Umva uko Pawulo ayobowe n'umwuka w'Imana yavuze, yabyandikiye Abafilipi ibice 4, usomye umurongo wa 6 n'uwa 7. Yarababwiye ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Yego, nababwiye ngo gusenga nicyo cyonyine gikiza amaganya. Arababwira ngo mu mwanya wo kuganya ni mu byihorere, ahubwo ibyakabateye kuganya, ibyakabateye kwiganyira nibimenywe n'Imana. Mu buhe buryo? Mubisabiye. Gusaba ni ugusenga. Mubyingingiye, kwinginga nako n'ubundi buryo bwo gusenga, kandi mushima ko Imana yabishobora, ko hari ibyo yakoze mbere. Mubyingingire, mubisabire kandi mushima. Imana idufashe. Bene data bakundwa, hariho icyo twakora aho kugira ngo twiganyire, hariho icyo twakora. Niki twakora rero? Mu nama Pawulo atugiriye ayobowe n'umwuka w'Imana, aratubwiye ngo ibidutera kwiganyira tubyereke Imana, tubisengere, tubyingingire, dushime Imana ko ibishoboye. Kubera ko iyo dusenze bituma dukomeza kugirira Imana icyizere. Bene data bakundwa, ntabwo gutekereza uko ejo ngo ugire ibyo upanga, ukore gahunda, utegura amasaziro, utekereze ejo, utekereze ku bana, ntacyo bitwaye kubikora, ntacyo bitwaye. Gutekereza ejo hazaza ukagira uko ubigenza, ntacyo bitwaye. Icyo Imana itubuza nuko bitwara umutima wawe, bikagutera ubwoba, ugahinda umushyitsi, akaba ari cyo cyonyine kiba igitekerezo cyawe kikurimo. Noneho ubwoba bukaba bwinshi, ugatakariza Imana icyizere, kwizera kukabura. Iyo utizeye, Bibiliya ivuga ngo ntabwo ushobora kunezeza Imana, kandi iyo kwiganyira kwaje, kwizera uragutakaza, ugahita unanatakaza nyine kunezeza Imana. Imana nidufashe. Pawulo rero atugira inama ngo kugira ngo twiganyire dusenge. Ijambo ry'Imana niko ryatubwiye. Iyo dusenze rero bituma dukomeza kugirira Imana icyizere.
ya magambo twasomye yatubwiye mu rwandiko rwa Petero, yatubwiye ngo tuyikoreze amaganya. Imana yacu tuyikoreze amaganya yacu yose kuko yita kuri twebwe. Icya kabiri, nidusenga amahoro y'Imana azarindira imitima yacu n'imitekerereze yacu kuguma mu busabane twari dufitanye nayo tudahungabanye. Niko umurongo wa 7 utubwira hariya mu Bafilipi nyine uriya murongo wa 6, nitumara kwereka Imana ibyakaduteye kwiganyira, tukabisengera, tukabisabira, tukabyingengera dushima, umurongo wa 7 utwereka ikizavamo, ngo amahoro y'Imana ahebuje rwose ay'umuntu yamenya azarindira imitima yacu n'ibyo twibwira muri Kristo Yesu. Icya gatatu, iyo dusenze Imana iduha imbaraga. Nababwiye ngo gusenga niko konyine kwirukana amaganya. Imana iduha imbaraga iyo dusenze mu byari kudutera kwiganyira, tugakomeza kugendera mu bushake bw'Imana. Hanyuma icya kane, iyo dusenze Imana bituma dusobanukirwa ko ibyo turi gucamo atari uko Imana itwanga, ahubwo ari ukugira ngo imbaraga z'Imana zigaragarire muri twebwe, kandi kugira ngo umugambi wayo kuri twebwe ukomeze kuzura. Umugambi wayo ni mwiza, umugambi w'Imana kuri twe ni ukugira ngo turusheho gusa n'umwana wayo Yesu Kristo. Bibiliya igitubwira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 8:28 haravuga ngo tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Imana ishimwe. Wikwiganyira ahubwo bikurushya byereka Imana, ubisengere, winginge, ushima. Bizatuma amahoro y'Imana atwaranira mu mutima wawe, bizatuma ukomeza kugirira Imana icyizere ntutakaze kwizera, bizatuma Imana iguha imbaraga ukomeze kugendera mu bushake bwayo, bizatuma usobanukirwa ko umugambi wayo ari mwiza, kandi ko ibyo byose biri kukubaho ari ukugira ngo imbaraga z'Imana zerekanirwe muri wowe. Imana nibaha umugisha, Imana nibashyigikire, tugirire Imana icyizere, turusheho gusenga no kwegera Imana kugira ngo turwanye kwiganyira, kuko iyo twiganyiye nta kintu na kimwe tugeraho bitwungura, ariko iyo dusenze byirukana amaganya. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu.